Nongeye kubasuhuza cyane bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Niba uri mushya kuri uyu murongo, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona umunsi ku wundi. Aka kanya tujye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina David. David rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko ku rurimi rw'Igiheburayi ku ijambo Dawidi, rishatse gusobanura ukunzwe n'Imana. Mutagatifu Dawidi yizihizwa ku itariki 29 z'ukwa 12. Izina David rizwi cyane muri Bibiliya, cyane cyane mu Isezerano rya Kera, aho bavuga Dawudi cyangwa se David. David yabaye umwami wa kabiri wa Israel, akaba ari we wishe igihangange Goliyati wo mu ngabo z'Abafilisitiya wari warazengereje Israel. Umwami Dawidi yari yarategetse mbere y'ikinyejana cya 10 mbere ya Yesu. Amwe mu mazina bakunze kwita ba David bakunze kubita Dev, Devi cyangwa se Davi. David cyangwa se David afite ibitekerezo byiza byubaka kandi bifasha buri wese. Afungutse mu mutwe kandi akora ibikwiye. Benshi babona David nk'umuntu wiyemera, ariko uko siko kuri, ahubwo ni umuntu mwiza cyane. David acisha make ariko akagira igitsure. David iyo akiri umwana akunda gukubagana ndetse no gukinana n'abandi bana. David akunda kwitegereza cyane ndetse akagenda gake mu byo akora. David agira amarangamutima hafi ku buryo ikintu cyoroshye gishobora kumukomeretsa cyangwa se kikamushimisha birenze urugero. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba David aho bari hose. Imana ibarinde cyane. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho umunsi ku wundi. Hagati aho, niba wifuza yuko hari izina twagusobanurira, twandikira muri komenti ahantu hagenewe gushyirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina bifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Njye mwumva ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.